nka Jackie, gusa amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Uwase Sharoni. Uyu mukobwa akaba yaravukiye Kimironko, akaba ari mu murwa wa Kigali. Uwitwa Jackie yiyahuye inshuro 3 zose yanga gupfa, yanyweye umuti w'imbeba ariko yanga gupfa. Jewe rero nkaba ngiye kukwereka ingorane zose n'ubihe bibi witwa Jackie harimo muri no minsi, ndetse no kuba atorohewe n'ubuzima bitewe n'uko ngo biri kuvugwa ko ashobora kuba yararozwe indwara z'amarozi. Icyo usabwa no kuba yarakoze subscribe, kandi mbona none ari bwo bwa mbere ugeze kuri Eze TV Media, kora subscribe. Tugiye gutangira muri iki kiganiro mugiye kugezwaho nanjye Elize, kadutangire dutya. Jackie rero akaba yarakuze atabona se na nyina, avuga ko ngo urupfu rw'ababyeyi be yarumenye inyuma ngo amaze kuba mukuru, ndetse avuga ko ngo nta rukundo rw'ababyeyi yigeze abona. Avuga yuko ngo yabayeho mu buzima bukomeye cyane, ndetse kandi ngo nta se yari afite ngo amufashe cyangwa se ngo agire nyina amwiteho. Nubwo buzima bubi rero Jackie yagize. Jackie rero yaje gufatwa ku ngufu, afatwa ku ngufu afite imyaka mike cyane. Yaje gufatwa ku ngufu afite imyaka 12. Uyu Jackie rero yakuze abana na nyirakuru ubyara se, ndetse kandi abana na onkere we cyangwa se uvindimwe na se. Uyu nguyu ngo akaba yarafataga n'ibiyobyabwenge byinshi cyane, kuko yaje gufata Jackie ku ngufu inshuro nyinshi cyane, bitewe n'uko ngo yabaga yanyweye ibiyobyabwenge bitangaje, akanywa ibimogi, ibimugo, akanywa n'ibindi biyobyabwenge byinshi cyane bitandukanye. Ngo bityo rero bikaza gutuma ajya ku mubiri wa Jackie kakamuhohotera by'indengakamere. Nubwo buzima yakuriyemo bushaririye, atagirwa kivugira, atagira kirengera, akaba mu buzima bw'ubwigunge akomeza gukura kugeza uyu munsi wa none tumubona. Ikindi kintu gitangaje rero kuri Jackie, imyaka ye 12 nibwo Jackie yatangiye kugenda yishora mu mico mibi cyane, hagamijwe kugira ngo abone icyo ararira, ikimutunga n'ubuzima abamo. Yatangiye gukora bimuvunye, arihiringa imihanda igenda arebazo. Yatangiye kuzajya akoreshwa imirimo y'agahato, ndetse kandi akazajya akorerwa n'ibihohoterwa. Jackie ku myaka ye 12 kubera ibibazo by'ubuzima yaje kwinjira mu mico mibi, nawe ubwe ngo atatinyuka gusubiramo. Gusa abahanga ndetse n'abakuru ubwo murabyumva. Ikindi kintu kandi cy'agahinda ku buzima bwa Jackie, imyaka 17 gusa nibwo witwa Jackie yatangije kugerageza bwa mbere kwiyahura. Yariyahuye ariko ngo yarabikomeye ku magambo yuko nyirakuru yari yamubwiye amagambo ateye agahinda, amusebya, amutuka, amukurikiza ababyeyi be, akamuhohotera, ndetse kandi ngo akamubwira amagambo buri umwe wese atakihanganira, amushengura umutima, ndetse kandi ngo amubabaza, akazajya amubwira ibintu bitamushimishije, ndetse kandi ngo akazajya amushengura umutima yifashishije urupfu rw'ababyeyi be, amubwira ati urarutwa na nyoko bitabye Imana, urarutwa n'uwapfuye ukagenda uri indaya. Amutuka ibigambo byinshi cyane ngo byaje kubabaza Jackie, ndetse akaba ari nayo mpamvu yaje gutuma Jackie yiyahura ku nshuro ya mbere afite imyaka 17. Gusa akandi kantu nyine k'agahinda ku buzima bwa Jackie ni ukuvuga ngo n'ubwo ababyeyi be bari baritabye Imana, ntabwo yari yarigeze abibwirwa. Yabimenye abibwiwe na anti we wabaga mu gihugu cya Canada, amubwira ko ngo rwose Jackie yapfushije ise umubyara, ndetse ngo apfusha na mama we umubyara, apfusha na musaza we bavindimwe. Ni agahinda ko kubura umubyeyi w'umupapa, abura umubyeyi w'umumama, aza no kubura musaza we cyangwa se umuvandimwe we. Ibyo byose akaba yarabimenye nyuma y'uko amaje gukura, akaba yarabibwiwe n'umu anti we wabaga muri Canada, akaba ari nawe wamwoherezaga amafaranga yo kwifashisha mu bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Nyuma y'uko rero uwitwa Jackie yari agiye kwiyahura, nibwo yagiye mu cyumba maze afata amafoto arayifotora yoherereza uwo mu anti we wabaga muri Canada. Abantu benshi cyane bagiye mu makomenti bagaruka ku mpamvu yaba yarayamwoherereje. Jackie akimara kohereza aya mafoto ntabwo yigeze yongera guhabwa ubufasha nk'uko byari bikwiye.
ubuzima bwaranze, ibintu biramucanga ndetse kandi biranamuyobera. Amafaranga y'ishuri yoherezwaga n'uno mu anti we yarahagaze, bityo rero ubuzima bukomeza kurushaho no kuba bubi kurusha uko yabitekerezaga. Abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese ayo mafoto yohereje Jackie yari ay'urukozasoni cyangwa ari amafoto agaragaza ko agiye kwiyahura. Gusa nubwo nta bumenyi buhambaye bwagaragaye kuri ayo mafoto, gusa nyine Jackie yaje gufata utwo twose, afata utwangushye ajya mu muhanda, ajya kuba imihanda, ajya kuba mu buzima bugoye cyane, ndetse kandi atangira no kwicuruza cyangwa se benshi ibyo bita gucuruza umubiri we, ndetse kandi avuga ko ngo yari yarahohotewe akiri mutoya, bityo ngo nta kintu yari akirengera, yari ari kurwana n'ubuzima. Umudugudu wose, karitsiye yose, umurenge wose bari bazi yuko uwitwa Jackie yananiranye bitewe n'uko yari yaravuye mu rugo akajya kuba imuhanda, ndetse bakavuga ko ngo yari azwiho n'imico itari myiza y'ubusambanyi, ndetse kandi hazajya agenda asambana n'abantu batandukanye. Gusa bavuga ko ibyo byose atabigiyemo kubera yuko yari abyishimiye, ngo ni ubuzima bubi bwamukorogotoye mu mutwe maze bimwicira ahazaza, bityo ngo yagombaga gukora buri kimwe cyose kugira ngo agire ubuzima cyangwa se abashe kubaho. Uko ni nako uwitwa Jackie yagiye kuba i Muhanga, biza kwanga akomereza i Rubavu, gusa nyine nyuma agaruka iwabo i Kigali. Gusa Jackie ashimira Imana avuga ati nkurikije aho narindi ndetse n'aho ngeze uyu munsi wa none ni ibintu bibiri bitandukanye. Jackie rero ni umuvideo figisa, akaba umuhanzi, akaba umukinnyi wa filime, akaba umumodo, ndetse akaba n'umufashoni. Ubwo rero nibwo buzima buteye agahinda bwa Jackie, amateka ye ndetse n'uko yagiye azamuka. Wibutsa gukora subscribe kuri Irize TV Media, jya kugezaho iki kiganiro nderize. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Baza neza kuri Irize TV Media, nitwe Irize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Irize kuri Irize TV Media.